So guys, reka nongeye kubaha ikaze kuri Key Property. So reka nkwereke inzu iri kugurishwa miliyoni 140, urebe ukuntu iba imeze hano Kanombe mu Busanza hafi yo Kamuriki. Ubona ko ni inzu ifata umunota umwe uvuye kuri kaburimbo, umuhanda nguyu uva kuri kaburimbo umunota umwe ukajya hano turi. Reka twinjiye dukane tuwa turebe se ku miliyoni 140 wabona inzu imeze gute, kandi harimo ibiganiro, ibaza ibyumba 4, dushe na toilette 3, salon na salle à manger, igikoni kiza mu nzu kiri moderne, hanze parking imodoka ebyiri nini cyangwa se 3 ntoya. Dore inzu yacu nuko imeze, ubona ko inzu imeze neza kuri miliyoni 140 y'igiciro kiganirwaho. Hano hazajya akajaride, ubona ko birasa neza. Dore inzu ubona ko iteretse ahantu hejuru hasa neza, bagiye bashyira indabo mu buryo butandukanye bw'amavaze bigatanga ubwiza. Reka twinjire mu nzu mbereke tuwa yose. Niba utarakora follow hano kuri Key Property, please do follow, like ndetse na share. Abantu benshi tukomeze kugendana, turashaka kugira mu mubare mwiza kandi ushimishije. Dore view dufite ni ya Kabeza, ubona ko ni ahantu heza, yaba abaturanyi hariya neighborhood ni sawa. Reka tujye mu nzu turebe. Karibu muri salo. Wow, reba iyi salo. Noneho ikiza cy'inzu yacu ni gypsum ceiling ahantu hose, parafo ni gypsum. Reba iriya TV stand hano baduhaye, ubona ko nayo iraza ikongera ubwiza bw'inzu yacu. Ubona ko ni salo nini nziza imeze neza. So tugendane akantu ku kandi. Dore salle à manger ngiyi. Wowe ushaka inzu nziza, inzu kandi ku mafaranga ashimishije, budget ntoya, miliyoni 140 ziganirwaho, urumva 130 byakunda. Hamagara wowe gusa niba umaze iminsi ushaka inzu warayibuze, ufite budget ya miliyoni 130, ngwino ngukorere ipari cyangwa se ngukorere negotiation, tujye kubiganira ino nzu ubashe kuyigura. Ushyira mu mpanga hano ni 650 rwose wapanga. Do mu gikari, ifite no mu gikari heza hanini hasa neza. So reka tuvuye hano tujye no mu byumba mbereke se bimeze bite. Ubona ko ni inzu nziza rwose. Reka mbahere muri master bedroom. Dukase hano iyi koridori, dufite icyumba hano cya mbere ariko cyabi cy'abashyitsi. Iyi niyo dushe na toilette yacyo, ubona ko ni toilette nziza. Icyumba kikaba hano, ubona ko ni icyumba gisa neza rwose. So reka tujye muri master rero. Master iri hano, ni ukuvuga ngo iyo ukinze hano already ubu ukinze winjiye muri master ukinguye, duhera muri iyi dushe na toilette ya master. Rero dushe nziza rwose ifite ibikoresho byiza, reba hariya, dore shower uko bimeze. So ubona ko ni inzu nziza pe. Hano tugera mu rwambariro. Warubonye urwambariro rwacu, akabati keza kanini kameze neza. Ukatinjira muri master bedroom. Karibu. Wow,